twebwe abakristo akenshi hari igihe tukize uyu munsi tugashaka guhita twiruka kujya kuragira inama, kujya gukora, kujya guhindura isi, kujya guhangana n'ibyo tutumva cyangwa ibyo tutemera cyangwa ibya antikristo ibinyuranye na kristo vuba vuba kujya ku misozi. Ngiye numva icyambere no kubanza tukaba ibyo twizera tubyizere kabisa, tubyizere hahandi tube nk'aba Daniel, tube nk'aba Shadrach, Meshach na Abednego, tuvuga ngo twebwe twizera gutya, ibyanyu cyangwa se ibinyuranyije n'ibyo twizera nabyo dushaka. Tekereza umuntu ariho arubaka inzu, yarangiza agiye kubaka igorofa wenda y'amazu 10 hejuru, yarangiza aho kubaka fondasiyo ngo amanuke agahita ahera hejuru agakora finisage, akagura ibikoresho byiza agashyira imbaraga muri finisage, akibagirwa gushora imizi, kandi iyo mizi ari izubaka inzu. Abakristo dukunze ndumva ari nako yaravuze, dutinda muri finisage. Ega n'umuntu abubatse rikora fundraising bazavuga ati muntwerera amabati. Ni ikosa ryo kuba atari matrice. Kimwe mu bibazo kuko iby'isi byo isi ifite ukuri bidutsindagiramo. Yego. Noneho uwo nguwo ubushidikanyamo utabihagazemo neza ubyinjiyemo abyiga ni ikosa rye cyangwa ni ikosa ry'abakwiye kuba bamufasha kuba bihagaze bande ndashaka ngo werekane responsibility ya buri muntu. Reka twinjire mu nsanganyamatsiko yacu uyu munsi wa none isi irimo irihuta cyane kandi n'ubuzima bw'abakristo burakomeje. Ndagira ngo twatanze insanganyamatsiko ivuga ku bukristo no kubigezweho. Ndagira ngo muraza kudufasha gusobanura buri cyiciro ukwacyo. Yego ubukristo abantu babuze nk'izina, ariko hari n'abatafite amateka yabwo cyangwa n'abadafite byinshi babivugaho. Ndagira ngo duhere ku mukozi w'Imana Pastor JB, twinjire cyane kuri ya nsanganyamatsiko n'abatumva ururimi rw'icyongereza babashe kubyakira, bumva icyo turimo turaganira. Ubudufashe. Urakoze cyane Eric, kandi twongeye kubashimira kuba mwatwakiriye. Nge namwe ndata Flori, tumeze nka wa mukobwa bashingiye akajya iwabo, ariko iyo asubiye aho yavukiye nyine gusa naho none abagiye iwabo. So natwe tuje hano mu Gatenga hano kuri televiziyo Tantike, tuba tuvuye iwacu ariko none tuje iwacu. Ariko nanone turabashimira ko mwatwakiriye. Kubijyanye rero n'ikibazo warubajije n'insanganyamatsiko y'uyu munsi, ndatangira aho ngerageza kubisasira kugira ngo n'abadukurikira tuze kubyumva neza. Ndavuga ku bintu bibiri, ibigezweho n'ubukristo. Ibigezweho numva nyine n'ibigezweho wa mugani ni ibintu igihe abantu baba barimo iba bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, haba tuvuge nk'ibikoresho bakoresha, haba tuvuge nk'imyambaro bambara, rimwe na rimwe habamo n'ibiryo, habamo na iyo mvuze ibikoresho icyo gihe wenda harimo n'ikoranabuhanga, harimo nk'ibikoresho tuvuge déplacement, transportation. Ubona nka kera wenda bakoreshaga nk'indogobe, igihe kikagera bakoresha amagare, igihe kikagera bagakoresha imodoka, igihe kikagera bagakoresha indege, uko bubaka, uko bambara, rimwe na rimwe bikajya no ku mivugire, mbese muri make ugasanga ibyo nibyo umuntu yakwita ko bigezweho muri rusange. Ariko nanone kubera ko abantu imyumvire n'imigendesereze ugasanga rimwe na rimwe hari n'ibintu abantu wenda bakora, cyane cyane nk'ato noneho turaza kubivugaho nk'abakristo, ugasanga harimo nk'imico itari myiza, wenda nabyo bakabyitirira ibigezweho. Ibyo wenda nabyo tubaza kureba ese biba bigezweho cyangwa ni kamere y'abantu. Ibyo nabyo wenda tubaza kubiganiraho. Naho ubukristo ni imyizerere nakwita yo mu buryo bw'idini cyangwa se iyobokamana, aho abitwa abakristo bizera ko Imana yakunze abari mu isi, ikabasanga kugira ngo ibiyereke, kugira ngo bajyane ubusabane iciye umwana wayo Yesu Kristo, yohereje kuri iyi si akavuka mu buryo bw'ibitangaza. Twese turabizi iyo tubisoma muri Bibiliya nagiye muri byinshi, kandi ko yabayeho kuri iyi si mu mubiri, igihe kikagera agapfa, uwo mwana w'Imana Yesu Kristo akazuka, bakaba ari mu ijuru, kandi akaba azagaruka ko bazaba bakiriho kandi bamwizeye, akabajyana mu ijuru. Ariko nanone abatakiriho bapfiriye muri we
bakazuka nabo bakamusanga mu ijuru bakabana nawe iteka ryose. Abizera ibyo ngibyo no bakristo, kandi ndashaka kugira ngo ibyo byumvikane neza kuko turi mu bihaho umuntu avuga ko ari umukristo ariko ugasanga ibyo yizera bidasobanutse. Ibyo rero ndashaka kugira ngo nabyo mu kuvuga ubukristo tubisobanure neza kuko hari n'inyigisho ziza ugasanga barigisha umuntu nimba uri umukene nimba uri mu bibazo bikomeye ngwino Yesu aragutabara, noneho we akumva ko Yesu ni wa wundi ugutabara mu bibazo. Nibo babandi usanga n'ibibazo iyo birangiye urabyumva nyine diriye na Yesu biba birangiye, bikaba nyine birarangiye kuko n'ubundi we yaje kuri Yesu kubera yari umunyabibazo cyangwa se kugira ngo ibibazo bikemuke. Ariko ubundi ubukristo Yesu ni ambulance kuri we. ubundi ubukristo ni ubuzima, ni imyemerere, nuko kwizera msobanuye. Ubu niwo mukristo. Actually abantu ba mbere bise abakristo ngira ngo babikiye muri Antioch, mwenda tafura ngira ngo cyadufasha muri Antioch, ngo babonaga bizera Yesu nkuko mbisobanuye kandi biyemeje no kubaho kubwe ndetse no kumwamamaza ngo abita abakristo. So muri make numva ari gutyo nabisobanura. Ibisigaye turagenda no tubiganira muri iyo myumvire. Urakoze, Imana iguhe umugisha. ngira ngo na Pastor Flori araza kudufasha nimba nawe ahuje n'ibitekerezo kuri izo nsanganyamatsiko cyangwa arakandi kakeregeje yakongeraho. Mu by'ukuri sindi bujye kure, wakoze kumuha kugira ngo atubanzirize, sindi bujye kure kubyo yavuze. Aduhaye framework imikorere yabyo. Udutumira natekereje ku byanditswe bibiri numva ndi butindeho uyu munsi kugira ngo sobanure modernism. Bibiliya iravuga mu Roma igice cya 12 umurongo wa 2 ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Urabona nk'uko wabitubwiye modernity cyangwa ibigezweho, ubundi ikibazo si modernity ahubwo ibyo bigezweho byavuye mu ngengabitekerezo yitwa modernism. Modernism ni philosophy, ni ingengabitekerezo, ni uburyo abantu batekereza, ni uburyo bwaremwe n'abantu batizera Imana bashaka kurema isi itari mu bukristo, isi reka mvuge ngo itayoborwa n'amadini n'imikorere n'imitekerereze ya gikristo. Birumvikana bazana ibitekerezo byinshi. Reka mpere wenda nko kuri umwe uwitwa Aldous Huxley, mumbabarire, umudamu witwa Alice Bailey. Alice Bailey watangiye uyu muryango mujya mwumva ngo aba New Age. Yanditse igitabo cyitwa Saving Humanity. Nigeze kugisoma nkiraraho ijoro, umutima numvugiye nko guhagarara. Aravuga ngo biragaragara yuko Imana y'Abayuda yatwaye isi yacu, none mureke tureme Imana nako twirukane iyo Mana y'Abayuda mu isi. Yandika ibintu bigera mu 10, bitatu muri byo reka mbivuge. Aravuga ngo mureke umugabo acishwe bugufi, umugore azamuke mu rwego rwa feminism. Mureka abana bagire amategeko abarengera ku buryo umubyeyi nababwira ikintu ntibazabyumva. Tuzamura abantu bemererwe gukora ubutinganyi babeho uko bashaka. Ijambo ryatinzwe muri ayo magambo 10 yakoresheje ijambo self inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo inarijye, jyewe. Mu yandi magambo ni uburyo bwo kurema isi itarimo abantu, itarimo Imana. Niko jye mbitekereza. Naho nkuko Pastor JB yaravuze ibijyanye n'imyambarire, imivugire, imikorere y'ibintu za slang, nk'ubu mu Rwanda wumva wa mugani ngo gutwika ukimanukira igikwe. Hari uwariho arabivugaho umukristo ngo ese ukibatwika amanuka ubwo ntibajye kuzimu batwitse bazamuka. You see, ibyo byose birahari, ni trend, ni ibintu by'inzaduka, ariko siho bivukira ahantu hanini hari muri iyo ngengabitekerezo. Paulo rero abivuga neza ku bakristo, mwebwe ntimwishushanye n'abiki gihe, mugire guhinduka mugize imitima mishya. Mu yandi magambo hari umuco w'ubwami, hanyuma uwo muco w'ubwami ntabwo twemerera kwitwara nk'uko isi itubwira ko twitwara. Nkunda umwanditsi witwa C.S. Lewis, ndabizi ko Pastor JB amukunda. C.S. Lewis yaravuze ngo nemera ubukristo ngo kubera ko
atari uko nemera ubukristo nk'uko nemera ku izuba riva, atari ukubera ko mbona umucyo, ahubwo ku bw'uwo mucyo mbona byose. Haleluya. Mu yandi magambo, hatariho ubukristo simbona neza, hariho ubukristo mbona umucyo nk'umucyo w'isanzure mu buryo burambuye, ndabona neza. Yego. Iyo ntabonye neza ni ukubera ko sinaboneye mu ndorerwamo y'ubukristo. Urabona nk'ubu ni nacyo jyewe mpfa na modernism, nuko benshi mu bavuga ibigezweho bariho baravuga ngo rekeraho gutekereza, ntunakore critical thinking, ntunajuje ibyo, ntunajore, ntunasesengura ibyo nguhaye gutekereza, ubitekereze kandi ubibemo. Nutabitekereza nk'uko jyewe nshaka, uraba ubaye umwanzi wanjye. Nudatekereza imibonano mpuzabitsina nk'uko jyewe nabigambiriye nabitekereje, uraba ubaye umwanzi. Nudatekereza imyambarire ngo jyewe, reka nguhe mu by'ukuri, usibye kubeshya, uramutse uhuye n'umukobwa wambaye ubusa akakubwira ngo ubu rero jyewe ndi seriyezo, wabyemera? Byagorana kubera ko ukuri bibanza kumpa ishusho y'ukuri no mu mutima. Ariko isi yiratubwira ngo mugume muri iyo modernism, mutekereze nk'uko tuvuga, mutekereze kandi umutima nama ukarushaho kubwira ko ibyo ugenda urakora atari ibyo. Niyo mpamvu ujya muri taxi ugashaka kumanura akajipo cyangwa kukazamura, kuko umutima nama uri urakubwira ngo nyamara iyo modernism ntabwo ari ukuri nko kubitekereza. Nuko jye navuga dutangira. Uzamuyemo n'ikindi kintu, hari n'icyo Pastor Debbie yari yavuze, ariko mpere ku icyo wari uvuze, utanga urugero rwa Paul avuga ati ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ese ko ari nk'aho yari ameze nk'uwishyizemo ab'icyo gihe kurusha iby'icyo gihe. Buriya hari ubwo abantu bakabiriza kurusha ibintu, abantu bakabikabiriza kurusha umuco usa nk'uwadutse, ariko abantu bakarusha kuba babi kurusha icyo cyadutse. Nibajije impamvu yatatse ab'iki gihe, kuko twe turi kuvuga iby'iki gihe cyangwa se ibyadutse, ariko we yiyadirishije ku bantu. Uratekereza ari nk'iyo mpamvu? Actually mu cyongereza Pastor Debbie araza kumfasha, aravuga ngo ntimwishushanye na cosmos, ntimwishushanye n'iby'iki gihe, systeme yubatse iyi si. Mu kinyarwanda babikuye muri NIV bakoresha abantu, ariko ubundi ni iby'iki gihe, ni trend, ni ibigezweho, ni ibihari, nuko twambara, nuko tuvuga, nuko dukora, nuko tubaho, ni imibereho. Kandi ni na byiza ab'iki gihe koko, nako iby'iki gihe ubibonera mu b'iki gihe. Ushobora guhitamo ukambara umwambaro, ariko si uwo mwambaro wambaye ninde wakuinspirinze, ninde? Actually nicyo narangiye kuvuga. Nanjye kuvuga ko uko Pastor Fred bisobanura niko bimeze, kuko Paul nubwo yavuze ati nimwishanye nk'ab'iki gihe, ubundi ab'iki gihe n'ubundi nibo bakora iby'iki gihe kandi bagizwe n'iby'iki gihe. Ni ngombwa ngo biragoye kubitandukanya, ariko muri ya nero yavuze byombi birimo. Mu cyongereza hari ijambo bita intertwined. Intertwined ni ikintu kiba gisobekanye nk'ibintu bibiri bikaza bigahura bikavanga neza, nko wafata ifu ukayivanga n'amazi bikaba igikoma. So rero ab'iki gihe n'iby'iki gihe biri intertwined, kuko kimwe gihana n'ikindi, ikindi kikagaburira ikindi, ikindi kigakora ikindi kikinfluence ikindi. Kuko ab'iki gihe nibo bafite uruhare rwo kubaka iby'iki gihe cyangwa gukora iby'iki gihe, kandi barangiza kubikora nabyo bikabageraho influence. Tukiraho se Pastor, twe ntitwarirwa mu b'iki gihe cyane, kuki sitatubara twe nimba natwe tubarirwa mu b'iki gihe? Yes. Nukuvuga ngo nta bidukomokaho byakitwa iby'iki gihe. Aha, kuki tubara iby'iki gihe tukabibara muri kote isa nk'iri negative? Yes. Kandi natwe turi muri iki gihe, natwe dufite ibyo dukora muri iki gihe. Aha, good. Nayo mpamvu igihe natangiye mbivuga navuze ni tugire imyumvire y'ukuntu tuganira, icyo cyonza bita narrative, tubishyire muri narrative kugira ngo buri kintu cyose kijye muri context yacyo. Urebye Paul abantu yarimo kwandikira duhereye aho ngaho, kandi nanuza
na Pastor Flo yarabikomojeho cyane cyane we ubishyize muri context arimo kureba world system irimo kubakwa n'abantu nubwo twebwe turi muri abiki gihe niwango ni nka bindi aho Yesu yavuze ati ndabasengera kugira ngo Mana ubarinde muri iyi si simvuze ngo yibakuremo bayigumemo ariko ibase nkaho batayirimo kandi bayirimo uyibarindiremo nuvango rero natwe turabiki gihe ariko iyo world system cyangwa se iyo myumvire yabiki gihe batazi Imana abo cyane cyane uko Pastor Flo yagerageje kubisobanura abo iyo niyo context nuza Paul yavugiragamo kuko abiki gihe cyane cyane yubaka iriya philosophy ya modernism itarimo Imana mu buryo bayubaka babashaka kugira ngo birukane iyo Mana y'abayuda ariko tube abakristo tugomba kwibuka nko nabisobanura abakristo imyemerere yacu ko nimeze iyo urebye imyemerere yacu Yesu yari umuyuda abayuda no baduhaye Yesu so rango Christianity ni nkaho ifitanye isano na Judaism cyangwa se yabyawe na Judaism so rango nimba tuvuga ngo iyo Mana y'abayuda ariyo yaduhaye Yesu nubango natwara aho duhuriye iyo barimo kuyirukana ariyo Mana y'abayuda ni Imana y'abakristo barimo kuyirukana niyo mpamvu abantu bakunze kuvuga ngo iyi modern world turimo ngubu largely it built on Judeo-Christian values cyangwa se principles urabyumva so rero nuvango twebwe nk'abakristo tugomba kuba mindful of that modernism ya yindi ifite philosophy ya humanism y'abantu bashaka kwibakira systeme y'isi itarimo Imana none bakubaka ibintu ibyo nibyo Paul yavugaga ati nubwo namwe musa nkaho muri abiki gihe ariko mwirinde imyumvire yabo no kugendana nabo ntabwo twagira umwanya wo kujya muri detail ariko hari nk'ibintu nuza Flo yavuze bikomeye cyane hariya hazamo n'ibyo bintu by'abatinganyi n'ibindi warizi yuko ubu ngubu nko bigo bimwe nka Afrika ibyo birimo kudushoka bimwe birimo kudutangaza abakristo barimo kwibaza se tuzabyifatamo gute ko birimo kugenda bizamuka ariko waruzi ko hari ibihugu bimwe bimaze kubirenga noneho byo ugeranyije n'ibyo barimo kudiringa nabyo utonde udupeti ngiye guhanga urugero ngubu ibihugu bimwe nka Amerika aho bageze Amerika aho bagezeho kuvuga ngo abantu bagomba kugira imyumvire yuko nta muhungu ubaho nta mukobwa ubaho umuntu agomba niwe wihitiramo navuka bijyanye na siyansi yatumye amera bijyanye n'ukuntu Imana yamuremye ariko ngo tumureke nakura we yihitiremo ko yatinda ashaka umuhungu cyangwa ashaka umukobwa cyangwa se ati ntacyo nshaka kuko abo nabo barahari udashaka kwitwa umukobwa udashaka kwitwa umuhungu wakavuga ati njyewe am genderless nta gender mfite sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda aho niho barimo kugera nibyo bintu barimo kudiringa nabyo mu buryo hari n'abaganga babishigikiye amashyirahamwe y'abaganga arimo kwishyira hamwe arimo kurobinga ni nka gukora ubukangurambaga kujyana no mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kugira ngo babaninge cyangwa se bakureberane bya birth certificate hahandi bandika gender y'umuntu ngo basige blank kugira ngo umuntu nakura ngo uko no guhotera uburenganzira bwe kugira ngo nakura we azihitiremo yes isi ndumva isi ifite byinshi ariko se Pastor Flo ari nkurikije uko ubusobanuro mwagiye mutanga ni nkaho iyi si cyangwa se world system ari system nyine iriho ariko umukristo we aribaza ngo twebwe ubundi system yakurwaho n'igitekerezo cyiza cyangwa ikurwaho n'indi system ese system twe tubarizwamo ni yihe ikora gute urakoze cyane afite ibi bintu ni binini ni bigari cyane byari bikwiriye kubamo nk'ibiganiro nka bitatu cyangwa bine ariko nk'uko waruvuze reka ngaruke wenda nko kuri ubwo systeme yacu Paulo atangira ahangaha yatangiye mu by'ukuri avuga amagambo meza aravuga ngo kandi mbere yo kuvuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana urabona ibi byinshi mu by'abakristo ibibakurura bakajya kwisanisha na modernity n'ibigezweho bishyeshyengwa na kamere bishyeshyengwa n'ubushake bw'umubiri gushyeshyengwa n'imvugo nini abajene badukurikiye ntibabyumva bikururwa n'umubiri no kuvuga ngo iyo umubiri urushaho kubyimba aho nimvuga umubiri mwumve kamere ntimuvuge ngo ndiho ndakubuza gukora
pompage kurya icyuma ariko nimvuga umubiri mwumve kamere iyo kamere irushaho gukura irushaho kubyimba iryoherwa inyoterwa na modernity inyoterwa n'ibigezweho ibigezweho bitwara imitekerereze yawe kurusha Imana. Pawulo rero ahera kuri aho ngaho ni mutambi imibiri yanyu ibi bitambo byera bizima. Reka nkubwire mu by'ukuri ubundi ntabwo twari dukwiriye nk'itorero kuba influence n'ibigezweho ahubwo nitwe twari dukwiriye ku influence ibigezweho. Mu yandi magambo amaso yacu ahumutse akajya ajya kureba ugiye guhitamo umwenda ugiye kwambara ukajya kuwuhitamo utawuhisemo kubera ko ugezweho ahubwo ukawureba mu ndorerwamo y'ubukristo. Waba ugiye kureba filime mu ndorerwamo ukayirebera mu ndorerwamo y'ubukristo. Waba uriho urareba indirimbo ukazireba mu ndorerwamo z'ubukristo. Ubukristo akaba ari bwo bubanza hanyuma ibigezweho bigakurikira. Ntabwo twavunika ni ukuvuga ngo ikigoye cya mbere ni uko waruvuze nyine ni ukubaka iyo sisiteme muri twe. Ubuzima bwica kamere, ubuzima bupfa ku bwa kamere, ku ngeso mbi, ubuzima bwiriza bugafata mpiri. Bibiliya avuga ngo ufata Pawulo yaranditse avuga neza ngo mfata umubiri wanjye je tiens à sujeter mon corps. Ngo iyo mvuye kubwiriza ngo nanjye mfata mateka nk'umubiri wanjye. Ugatinda mu gufata ibyo bihe bituma umubiri wawe uba sujeti uwubwira ukavuga ati jyewe sindi umubiri ndi umwuka ahubwo utuye mu mubiri. Hanyuma uwo mwuka ukurimo akaba ari uyobora ubuzima bwawe busanzwe. Ndatanga nk'urugero nko kuri ibyo uvuga. Ubu ngubu umusaza wo mu Rwanda ubu nyine turiho turavuga ambonye umuhungu n'umuhungu bariho barasomana cyangwa umukobwa n'umukobwa bariho barasomana ahita avuga ati mu izina rya Yesu shitani amahano. Ariko umujene w'ubu kubera influence ya Netflix noneho niduhera ku bana ubu ngubu no kuri dessin anime Nickelodeon babireba muri ya mashusho y'abana akaba yarakuze ari byo bimurera dore ko ababyeyi akenshi baba batari mu rugo kenshi dessin anime ikamurera bwacya akareba Netflix. Ubu ngubu filime bagira gutya bagahaguruka umusore uzi ubwenge umuwayiti wa mbere umujyanama wa perezida niba ari filime z'amaseri uzi ubwenge kandi w'umwizerwa perezida yizera umutinganyi umukobwa bityo bakabitoza ubwonko kugeza ubwo umujene w'ubu ari tolerant arabyihanganira. Umusaza ariho aravuga ngo toka shitani ariho aramukomesha ariko umujene w'ubu arabyihanganira. Muzi impamvu amashusho yamaze kumubeshya amashusho arabyemera afata umwanya akabireba ntacyo bimutwaye kubireba nta nubwo yegeze imbere nta nubwo azimya nta nubwo abitekereza kubera iki yumvise ariko biri. Nyamara ntabwo azi yuko ari PR plan public relations plan yakozwe n'ab'iki gihe modernism y'iki gihe. Umugabo witwa Aldous Huxley yabitangiye ngira ngo na televiziyo itarakomera nk'ubu. Ejo bundi witwa Marshall kuva mu 2002 imyaka 7 ya PR plan ariho araplaninga aravuga ngo mureke aho kugira ngo tube muri defense tujye duhora ngo tuburanira uburenganzira bwacu mu rukiko reka ahubwo tubikundisha abantu. Reka tubikundisha abantu babone umutinganyi ntacyo bitwaye babone ntacyo bitwaye babishyira muri filime babishyira kuri radio babishyira ahantu hose habonetse ahantu hanyuranye hose abantu bashobora kubireba no kubyitaho bamaze kubishyiramo. Ubu ngubu kuvuga nabi ibintu bibi biriho ubu ngubu ahubwo nicyo cyaha ubuhindutse intolerant kubera iki someone cyangwa some people bayoboye uwo cyangwa iyo ngengabitekerezo ya modernism barabisutse. Iyo ngengabitekerezo rero wari uriho uravuga cyangwa system isengwa n'indi system birahera muri wowe gupfa muri jyewe gupfa mu muvandimwe udukurikiye gupfa ku bwa kamere no gutangira kureba isi mu ndorerwamo y'ijambo ry'Imana. Ikibazo umuntu yakibaza nk'ubu tumeze nk'abari kubikritika ariko bo bameze nk'arimo barataka bari
twebwe itorero cyangwa Christian abakristo bo barimo barakora iki kuko utanze ingero uravuga ngo hari za Netflix harimo ibintu byose inzira zose bakoresha dusanga iyi systeme y'isi irimo irazikoresha kuzibyaza mu musaruro ariko se ubu iyo isi yo yicara ikavuga ngo natwe abakristo dore barimo baranyuza ubutumwa bwabo aha naha kuko tuzivuga ko tuzagwa mu mutego wo guhora dukritika ibyatugabweho nk'ibigitero kubera ko nkurikije nk'ibyo pastor JB yavuze hari naho bigera mu Kristo atabyumva kuko ari aho tuvuga ubukristo tugare ku gice cy'ubukristo ubukristo nk'ubuzima ubukristo nk'idini kubera ko ukwitana ba mwana hari nubwo bituma umukristo atagira identity kugira ngo nawe abashe kugira production izajya guhangana kuri iyi si muri izo system ndagira ngo mumfashe gukora iyo comparison no kubicomora mu kindi kuko hari ubwo tuvuga ubukristo ukumva ariseguye ngo simvuga idini kandi tubarizwa mu idini ubukristo nk'ubuzima ubukristo nk'idini mfasha pastor actually ubukristo nk'ubuzima ubukristo n'idini wenda umuntu atagiye muri iyo debate cyane ngiye kinunze gutindaho ni ubukristo nk'imyizerere wanyita umunyedini wanyita ubukristo bw'ubuzima ngiye ndatinda ku myizerere kuko ngiye mfite kwizera ko imyizerere ifite ikintu gikomeye mu buryo bwo guhindura umuntu ndetse no kuyobora umuntu so much so that niyo urebye za system z'isi habanza muri politike ibihugu biyoborwa na capitalism ibihugu biyoborwa na socialism cyangwa se na communism kuze gusanga bihera hari icyo twita political ideology ni ibintu bizera cyangwa se bemera bakavuga ngo ibi nibyo tuzagenderaho akana byo bayobora bikaba ari byo bayobora bikaba ari byo byubaka systeme yabo so rero ngewe ninda kubyo twizera nk'abakristo kuko iyo wizera ikintu uko urushaho kukizera hari ukuntu kigeraho kikagutwara wese kabisa ukaba wagipfiramo nk'uko Flori akomeje kubitwibutsa na ngewe rero cyane cyane ku kibazo wari wabajije wenda ibyo nakongera ku byo Flori yarashubije itorero ririhe cyangwa twabyifatamo gute ngewe numva to me first approach cyangwa se icyambere tugomba gukora cyaba nk'itangiro rya byose no kumva yuko tugomba gushyira imbaraga mu kuba abakristo kurusha kurwanya ibituzengurutse ndabisobanura ndabisobanura mu buryo bubiri cyambere abakristo Yesu Imana yaraduhamagaye mu izina rya Yesu kugira ngo tuba abakristo turanye tunayikorera ariko iyo urebye ishyira kuba abakristo no mbere ibishyira mbere igakurikizaho kuyikorera nayo mpamvu na Yesu yabanje guhamagara abigishwa aro baje kuba intumwa babanje kuba disciples nyuma baza kuba apostles ba Petro n'abandi ariko yamara igihe kirekire nta kintu barakora bataraba deployed to first be yaravuze ngo follow me I will make you ngo munkurikire nzabagira barangije arapfarazuka amaze kuzuka none arababwira ati abaza Peter do you love me ngo urankunda Peter ati ndagukunda cyane ati noneho genda uragira inama zanjye so iyo yindi phase so rero twebwe abakristo akenshi ari gihe tukize uyu munsi tugashaka guhita twiruka tujya muri kujya kuragira inama kujya gukora kujya guhindura isi kujya guhangana nibyo tutumva cyangwa ibyo tutemera cyangwa ibya antikristo ibinyuranye na Kristo vuba kujya ku misozi ngiye numva icyambere no kubanza tukaba ibyo twizera tubyizere kabisa tubyizere hahandi tube nk'aba Daniel tube nk'aba Shadrach Meshach n'abandi tuvuga ngo twebwe twizera gute ibyanyu cyangwa se ibinyuranyije n'ibyo twizera nabyo dushaka urabyumva nabyo dushaka noneho bigere n'ahantu dushaka kuba twashaka twanabizira ariko duhagarare tuvuge tuti yaba Imana yacu irahagije tugomba kuba proud of our faith nabwo hari abantu usanga Christian faith ni nkaho ituma baba inferior naho mpamvu bamwe usanga bagerageza kwishanyisha n'isi kugira ngo Kristo bwabo bongera kandi kantu agura ngo urabona ngo turasenga ngo dusengera muri Zion ngo ariko turi n'abasirimu si ngombwa nsengera muri Zion that's enough wanyita umusirimu utanyita umusirimu ibyo birakureba gusanga bashakisha udutera email ushaka bashakisha uko bifata kugira ngo babyongere ku Kristo bwabo nkaho Kristo bwabo budahagije reka Kristo bwacu buduhaze
icyo ni icyambere. Noneho nitumara kubabo tuzafata indi ntera yo kureba ikintu twakora. Ikintu twakora rero cyane cyane ni iki. Hari umugani w'abashinwa bavuga ngo ho kugira ngo ukomeze kwitotombera umwijima cana buji. Instead of complaining about the darkness, light a candle. Now a candle in darkness ntabwo bimeze nk'aya matara, ntabwo icana ahantu hanini cyane, icana ahantu hato cyane, ariko nabura that's the beginning. So hari igihe dutinda cyane kubigezeho bitari byiza, kubigezeho birimo kujyana abajene bacu n'ibiki, none ugasanga nibyo turimo gutindaho turabivuga rimwe na rimwe tukavuga mu buryo bwa teori. Ngiye numva kugira ngo izo mbaraga dushyire cyane cyane mu kurwana n'ibyo ngibyo, twebwe dukora ibyacu kandi tubikore neza. Icyambere tuba abakristo beza, dusenga Imana, turamya Imana. Y'abantu nkunze kubwira abantu, nkunze kubiganiraho cyane na Flori. Ngiye nakijwe ndi Butare ku university. Ndakubwiza ukuri, abakristo bari icyo gihe batugize influence ikomeye cyane, bakatubwiriza ubutumwa tugakizwa, twarangiza gukizwa turi ku university bakatwigisha fermisima, tukabatizwa, tukinjira mu itorero ry'Imana. Batubwiraga ubutumwa nta kindi kintu gitwikiriyeho. Ahantu twajyaga amata na bindi bintu bivuga ngo batumiye ibintu, abantu baje menya kubyina ibintu bigezweho. Batubwiraga Yesu ko akiza, atanga amahoro, atanga ubugingo buhara. Ukavuga amen. This is what I want. Dramatism utarabona umudiji. None wihangane nkomate gato kuri icyo avuze. Yego. Giteye ubwoba. Genda tuva nakugurira koka. Kuko uzi impamvu yatinze after all we are human beings, not human doings. Exactly. Dutinda mu gukora aho gutinda mu kuba. Hari ijambo nkunda Bibiri ivuga mu Bakolosayi, gushorera imizi muri Kristo, to be rooted in Christ. Tekereza umuntu ariho arubaka inzu, yarangiza agiye kubaka igorofa wenda y'amazi 10 hejuru, yarangiza aho kubaka fondation ngo amanuke, agahita ahera hejuru agakora finisage, akagura ibikoresho byiza, agashyira imbaraga muri finisage, akibagirwa gushora imizi, kandi iyo mizi ari izubaka inzu. Abakristo dukunze, ndumva ari nako yaravuze, dutinda muri finisage. Yega no abubatsi rikora fundraising bazavuga ati muntwerera amabati. Muntwerera amabati. Kajya ni abanza. Ugasanga ibyo nibyo bipfuye. Igipfuye ni ingenga bitekerezo yacu. Mbere yuko ukora wabaye, mbere yuko ukora wahindutse, urasa na Kristo. Mbega imyizerere yose yaza wayitandukana. Mpera ku bintu bito iyo nkunze kubaza nk'abajene, baje umusore w'ubu ukamubwira ngo nsobanurira ijambo gutsindishirizwa kubwo kwizera n'ubuntu kubwo kwizera. Sobanurira ijambo gutsindishirizwa, ari kubwire ukamubwira ngo nushaka konese cyanditswe kimwe ubimbwira iminota 30, gutsindishirizwa byamunanira. Hanyuma uzaza kumuyobya amubwira ubuntu wenda bupfuye, azahita bwakira kuko nta n'ubuzimazi. Noneho ibyo abwo ni mu Bukristo. Ngaho bifate noneho muri modernism, kuko nta bagage, nta mpamba afite ituma areba mu ndorerwamo, areba ibingibi mu ndorerwamo yabi. Donc ureba ubuzima bw'isi mu ndorerwamo y'Ubukristo. Ubu rero numva navuga ikintu kimwe, ukiraho ni ikosa rye. Yego, ni ikosa rye kuba atabimetrize. Kimwe mu biba kuko iby'isi byo isi ifite ukuntu idutsindagiramo. Yego. Noneho uwo nguwo ubishidikanyamo utabihagazemo neza, ubyinjiyemo abyiga, ni ikosa rye cyangwa ni ikosa ry'abakwiye kuba bamufasha kuba bihagaze. Bande ndashaka ngo werekane responsibility ya buri muntu ukurikije kuri iyo murongo mwiza yarutangiye. Responsibility y'umushumba cyangwa umukozi w'Imana umuyobora wamubwirije wenda se ni ukumutungira agatoki. Ahangaha uku niko ukwiriye kubigenza. Wenda agahera kuri affermissement nkuko Pastor JB yaravuze, no kumwigisha inyigisho z'ibanze. Ariko uruhare ubigiramo nirwo rutuma ukura. Bamwe muri twe ntabwo bigeze bagira abantu bicara ngo bababwire ngo kora niki, bigenze gutya, ukomeza kubaza. Abakristo bubu na spiritual fatherhood bayumva nabi. Ububyeyi mu mwuka.
umushumba wanjye Apostle Paul ni umubyeyi wanjye mu mwuka ariko ntiturarana ntitwirirwana ankumbuyemo kumbona ngeze mu gihagararo cya Kristo icyo nzakora nzashora imbaraga mu kumva ibintu byose yigishije mfata umwanya mbyumve nongere mbyumve hariho igihe najyaga numva inyigisho y'umukozi w'Imana Apostle Paul inshuro 7 8 hariho igihe najyaga ntaha n'amaguru isaha imwe ndiho ndayumva cyangwa ndiho ndayitekerezaho hanyuma hirya y'ibyo ategereje kumbona mpagaze ku gihagararo ndiho ndisomera Bibiliya ndiho ndavuga ngo Bibiliya maze kuyisoma kangahe ese iyo umuntu andebye ndeba mu ndorerwamo y'ubutumwa bwiza cyangwa iyo umuntu ambwiye ngendera aho ngaho ufata ibihe byihisha bisenga wowe ubwawe wiyiriza hatari gahunda y'itorero usoma ijambo hatariho gahunda yo gusoma ijambo ufata umwanya wo kwiga nkumbuye abakristo baba bariho barakora topical bible study yo kuvuga ngo ndiho ndiga ku mwuka wera kandi nkwize ukwezi amezi 2 kandi atari byo itorero wenda riro ririgisha nubwo itorero wakurikira ibyo itorero ririgisha ariko ukumva ufite ubuzima personnel na Kristo rero ku bwanjye ni bombi ari abashumba bakeneye kwerekana inzira ariko abakristo kurushaho noneho reka dufate urugero umuntu wakijijwe agakirizwa mu Bushinwa aho atemerewe gufata Bibiliya aho atemerewe no kurerwa aho atabona abantu bamubwira ngo komera kuki bakomera ahubwo bakazana ububyutse twumva abantu nk'aba watchman batangiye amatorero adafite n'ishuri rya Bibiliya kubera iki yakomeye gushora imizi muri Kristo hari akantu ushobora kongeraho gatoya ko ako kanda gakunda kuvuga ngo ese turashyira blame hehe njyewe shango tubishyire muri context neza kuko hari igihe usanga abantu babiganiyeho rimwe na rimwe bashyize muri context itariyo njye ndemeranya na Flori cyane noneho nkongeraho mu buryo bwo kurebera mu ijambo ry'Imana ndemeranya nawe ubundi iyo mugize Imana biba tuwe traffic umwigisha mwiza n'uwigishwa ari we mu Kristo nawe akaba mwiza none bagahuza ibyo umwigisha mwiza byiza yigishije umukristo mwiza akabyakira akabigenderamo kuko nashaka no kuza kukubaza umukristo mwiza uze kugikomereza yes ndakomeze none umukristo mwiza iyo atagize amahirwe yo guhura n'umwigisha mwiza ubundi yari umukristo mwiza nyakuri ndakubwiza kuri iyi si irimo ibintu byinshi ibyo binyuma uvuga ko isi ipampa byuzuye no kuri hano hanze kurahari ndakubwiza ukuri niyo mpamvu n'Imana ivuga iti hitamo buriya kwizera ni uguhitamo nayo mpamvu nakomeje gutinda kwizera cyane cyane kuri authentic noneho dutanga ingero muri Bibiliya ariho nkunze gutanga ingero bigeze kuri ibintu ngo se turabrimingana iyo urebye muri Bibiliya usanga hari abantu bagize amahirwe aho bombi bahuza umwigisha n'uwiga hari n'ahandi bitahuye ariko ntibyabuza uwakabaye yiga mwiza ko bicamo ariko wari ufite ibibazo biri personal nibicemo ndatanga ingero Elisa na Eliya bo byabaye two way traffic Eliya yabaye menta mwiza ayobora neza y'abantu Elisa nawe ambera umwana mwiza asigarana double anointing nyuma ya Elisa haza Gehazi Elisa amubera umuyobozi mwiza menta mwiza cyane ariko Gehazi biranga inkuru murayizi sibyo aho ngaho tubona yuko Gehazi yinaniriwe ariko nanone dufite nanone example ya Eli na Samuel we yari umwana mwiza cyane ariko menta nawe akaba mutuna adashobotse viziyo idahari neza ibintu bya discipline gusobanurira neza n'abahungu be baramunane n'ibiki ariko ibyo ntago byabujije Samuel guturiza munsi ye mu gihe gikwiriye Imana ikuza umugambi yari mufiteho so twese rero batajyanye n'ibibazo twese Imana ibidufiteho personal nimba nabyita agenda personal divine destiny so iyo rero tubaye authentic circumstances arizo zose iyo tugize Imana tugahura n'umumenta mwiza icyo gihe bicamo iyo tugize amahirwe atari meza tugahura no wenda n'abatari beza nanone nawe twakaye dushyira blame hariya ko at the end of the day true
faith cyangwa se authentic faith ubundi it should be more personal kuko ni ibintu byo mu mutima ni biri muri wowe noneho wowe ni Imana kandi akubwiza ukuri abantu bagomba kumenya ko Imana ni nziza nukuri Imana ni nziza yireye umutima nayo mpamvu yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona so nuvango responsibility ya mbere it has to be at a personal level. Tukira mbere ko twongera kubihuza na topic turimo ndagira ngo udufashe ko dufite urubyiruko rudukurikirana rukeneye kumenya intambwe nyirizira zibafasha kuba abakristo beza kuko amangana ntago twahora tuvuga ku byadutse kuko ni na byinshi ariko intambwe zirasobanutse zamufasha kuba umukristo mwiza. Pastor Florent urakoze turaza no kugaruka ku cyo wari wavuze noneho ntitukaze guhora turi kuri defense ahubwo natwe twatake nese niki twakora reka duherenda ku bukristo yewe ku bwanjye ukuntu numva mbitekereza nuko umusore ukijijwe wa mugani biravuga ngo ingaragu ziganyira iby'umwami abaseribateri mu nyumve mwiganyira iby'umwami na benshi byo witondere. Yes icyo nari ndiho ndavuga ni iki ngiki wa munsi wakijijwe wakiriye se umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe tangira urugendo umwana arerwa ate icyambere n'umwana arerwa ahereye ku byareba ibyareba ibimukoraho uko biri nawe jya muri environnement ituma ureba ibyiza bitandukanye n'ibyiyose za mu nzu y'Imana ube ushora imizi mu nzu y'Imana. Dufite abantu dufite inyigisho z'ubu zirigisha nk'urugero ruto kuva mu itorero gusohoka mu itorero ugasanga bakunze kuvuga ngo nta torero ryari ririho bakirengagiza yuko iyo bavugaga hari amatorero y'uburyo bwinshi hari itorero hekaru ariko Bibiliya inatwereka yuko ngo bateraniraga ku marembo ku mabaraza ya Salomo ari ryo rwari nk'urusengero bagateranira no mu ngo zabo bakunze kuvuga mu ngo zabo bakibagirwa amabaraza kandi aho ngaho ni cya gihe nyine nirwo rwari urusengero urumva nicyo kintu gihari mu yandi magambo bagiraga guterana kwera kw'amatorero bakabaho n'amatsinda mato cyangwa amaserire. Ni nk'uwazasobanura ibihe byacu bya lockdown. Yego ni nk'uwazasobanura ibihe byacu bya lockdown. Noneho icyo nshaka gutindaho ni iki wikwemerera ayo majwi akubwira ngo sohoka mu rusengero nta mwanya dufite iyo kiba ikiganiro cyabyo twakabaye tukivuga ko nayo ni trend iri hirazi bashora imizi mu nzu y'Imana kandi uze uyikorere hanyuma ubwo urumva icyambere ni ugushora ukubahiriza guterana kwera ukaboneka mu buryo bushoboka niba ari ibihe bisenga utangirane nabyo wumve ijambo ufate n'ikaye yewe wumve si sawa hanyuma utere n'indi ntambwe unakorera Imana. Bamwe muri twe bakunze kwibaza bamwe yaribazatse ndashaka gusenga ngo sobanukirwe impano yanjye mpishurirwe mpabwerekwa mpabwe impano simbizi nkamwe ariko agiye kugira ngo sobanukirwe icyo Imana yampamagariye nta departement n'imwe mu itorero ntabayemo narakoropye narakoze protocole nararirimbye in fact n'itorero rya mbere twabayeho mu gutangira narakoropaga hanyuma nkajya mu materaniro umutumishi wa Bwana nkayobora amateraniro ko naraye inkoropa kubera iki nafite experience narakoropye nabaye muri korali nabaye mu bintu byose kubera iki uko urushaho kuba muri ibyo bintu byose Imana igenda narrowing igabanya ikavuga toya ahubwo wahamagariwe wenda umurimo wo kubwiriza ubutumwa cyangwa kuririmba se cyangwa gusenga cyangwa gukora ibindi ubwo ibyo nabyo nibyo bigufasha ko muri ibyo bihe mubona igihe gisengana n'abantu kandi ugira n'ahantu kamere yawe irwana n'iz'abandi kubera ko abantu bose ubu ko twese turi hano turi batatu mpamya neza mwese uko muri babiri Imana yabashize iruhande kugira ngo musenye kamere yanjye mu perfecting into Christ like mutume nsa na Kristo kurushaho kuko iyo ukomye kucyo ntakoze nabi kuki iyo usenye icyo nakoze nabi birambabaza cyangwa bikancisha bugufi nkabitekerezaho ntabwo uzahura n'abakubanezeza gusa ntabwo uzahura n'abagushima mu murimo mu kazi uzahura n'abaguhonda ariko byose ni kubw'inyungu za Kristo. Icyo ni ikindi gira ibihe byawe biri personnel n'Imana
iga kugira ibihe byawe biri personnel, ubusabane bwawe n'Imana. Ugire ibihe mu nzu y'Imana, ugire n'ibihe biri personnel n'Imana. Bishobora gutangira, njya nibuka ntanze wenda nk'ubuhamya jyewe, niyiriza umunsi wa mbere, cyari igice cy'umunsi, niyirizanya n'abantu bari bariho barandera mu gakiza, abantu babiri bariho baramfasha. Sinzabyibagirwa, nageze saa 12 z'umugoroba, nayura nk'imakasi, ntagitekereza, napfuye, nashize imitsi yareze hose. Hari n'abageza saa 9. Yego, mfite mushiki wanjye sinzi bumuvuga izina kubw'impamvu z'umutekano wanjye, watangira kwiyiriza ubusa, saa 9 zarageraga agatangira gutera indirimbo ari iruhande rw'isaha. Urima namana akagaruka akabona nta n'umunota warenze, akagaruka yasenga akabona ni iminota 5, ni iminota 10. Kubera iki? Ubukirwana koko na kamere. Ariko sinamenye igihe natangiye gukunda kwiriza iminsi 3 nta n'ikintu nyoye. Sinamenye igihe uko urushaho kuyegera icyumweru, byumweru 2, misi 40, misi 120, ibyo byose iyo nyota ni igukurura, igakomeza kugukurura, igakugira ibihe personnel n'Imana, wikingira ni wawe. Fata ijambo ry'Imana urisome, niba uri utangira some reka tuvuge isezerano rishya, ubihuze n'inyigisho z'abakozi b'Imana. Ushobora kuzireba, izi mbuga nkoranyambaga ntabwo zibaho gusa iby'iyi si, zibaho n'inyigisho z'abakozi b'Imana. Bihuze n'ibitabo ushobora gusoma, ibyo byose byubake wowe w'imbere, hanyuma igitondo kimwe uzabone gushyiraho finissage.